jyewe nkanjye kuva igihe bamwe muri mwe mwamenyeye aho ntangiye gukorera Imana, kuko abantu benshi nibwo bamenye, harimo abari banzi nabo birashoboka cyane, nkaho nari ntuye, nkaho nabaga, naho nakoreraga, ariko ntangiye gukorera Imana harimo undi muvuduko wo kumenywa n'abantu batandukanye wabayeho. Ariko reka mbabwire, igihe kimwe nagiye kuririmba ahantu, ni muri Kigali, muri paruwasi ya Nyarugenge, muri ADEPR. Nari mfite alubumu ebyiri gusa. Ndabyibuka ndirimba indirimbo yitwa ngo uburabyo burambaye mu rusengero, natumiwe na korali ikomeye cyane muri Kigali mu itorero rya ADEPR, sinyivuga izina, n'ubu biracyakomeye, kandi no kuntumira si bibi, ahubwo ni ukugira ngo nimba hari uwari uhari cyangwa nyir'ubwite ngiye kuvuga bitaba byamugiraho ingaruka. Hari abantu bakoze ibintu ku buryo ubimwibukije yanahungabana. Ariko reka mbabwire ikintu nkundira Imana, iyo ibonye bitinze, iyo ibonye bishaje, Bibiliya yatubwiye ngo ihita ivuga iti turagirana isezerano rishya. Hari abantu badusezeranyije ibintu birasaza, nta na gahunda yo kudusezeranya ibishyashya bafite, baranatwibagiwe baratwirengagiza. Ariko uhoraho waremye isi n'ijuru, we ngo ajya agirana n'abantu isezerano rishya, gisobanura ngo hariho n'ayandi. Ibona ntabwo akigezweho, iravuga ati rero reka mvuguruze rishyashya. We Imana igiye kuvugurura